Umugoroba mwiza cyane shuti bakunzi ba Top Kivu News, twizera ko mumeze neza cyane rero aho muri hose. Rero turagarutse muri uyu mugoroba wo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se ukwezi kwa mbere nyine ariko kwa Mutarama 2026. Uyu mugoroba rero tubazaniye amakuru umesh cyane nkuko mubibona imbere kuri screen zanyu, zaba iza telefone cyangwa se televiziyo zo mu rugo. Muri kubona umugabo bita Bwana Fils, akaba tuzaniye amakuru menshi cyane rero agiye kugenda atugezaho uko byifashe. Yakwakiriye cyane. Urakoze Pacifique. Uyu mugoroba rero ibintu nago byongeye koroha habe na gato hano kuri iyi ntambara iri kubera hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, cyane hano muri zino Kivu zombi n'iz'amajyaruguru. Mwabantu mwe M23 yakoze byose bishoboka, igira gute, ikora hepfo, ikora haruguru, ikora hasi no hejuru, iburyo n'ibumoso naho itahibagiwe. Ariko ndababwiza ukuri mwabantu mwe, ese nono ibi biri kuba kure mu 23 ikaba iri kurushwa n'igisirikari cya FRDC niryo herezo? Ese M23 ni imbaraga nkeya yagize? Ese M23 ni strategy z'urugamba iri gutegura? Ko ahantu hose ndi kubona impande zose ngiye kugenda mbanyuramo bayimereye nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ayo makuru ndaje nyababwire neza ku buryo M23 rwose bakunze ba M23 muyifatira ry'iburyo ntago ibintu bimeze neza cyane. Byose ndaje mbibasobanura neza, nta na kimwe dusize inyuma. Muri Poezero naho izindi update turazigaruye nanone. Amadubu bikomeje kuyagora cyane kongera gusubira hano muri Poezero. Ni nako kandi nubundi bari kuyatsaho umuriro ku rwego ruri hejuru. Ese bihagaze bituye umugoroba? Ese urugamba mu by'ukuri rwiriwe rugenda gute? Byose ndaje mbikunyuramo akanuko kandi nta na kamwe nsize inyuma, ndetse na mugenzi wanjye. Ni nako kandi Ububirigi bwateye ubwoba M23. Ese ubu bwoba ni bwoko ki? Ese birarangirira hehe? M23 yo ikimara kumva ibyo bayibwiye yabyitwaye mwite? Ese irabikora hiki? Byose rero turaje tubibagezeho 5 Pacifique. Byifashe bite wowe? Amakuru ngira ngo uyanyuzemo, ahubwo igisigaye ubu nukuza tuyarambura kuko yose ajya gusa nago twirengagiza ibikomeje kubera hano mu gihugu cy'u Burundi. Nyakwa Perezida Evariste Ndayishimiye, uyu mugabo ari mu byago cyangwa se mu mazi abira. Ndaje gato unyemereye twaba ari nayo duheraho kuko nayo nayafata nka breaking news, kuko namakuru maze kumenya none angaha yuko uyu mugabo amaze kuvuga ko bagomba guhindura itegeko shinga n'umugore we akaba yakinjira mu buyobozi, akagira uburenganzira aza guhabwa n'itegeko runaka bari buze gushyira. Kubera ko Seka babwire ibi bintu biri kubera hano mu Burundi nakasamutwe namwe ibi bintu byigeze biba ku buryo umugore wa president aza gafata imyanya mu buyobozi. Nta hantu hari itegeko nshinga na rito ngiye mbona ryemerera umugore wa president kugira ikintu na kimwe akora. Ibi ngibi reka tubivuge, reka tubigarukeho. Nyakwa Perezida Evariste Ndayishimiye, umutegetsi cyangwa se umukuru w'iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kwemeza yuko madamu we afite ubwenge bushoboye kuba yabasha kumufasha kuyobora. Yamaze kugira ati niba kubona ko afite ubwenge buhagije kuba yamufasha kuyobora kino gihugu. Perezida rero Evariste Ndayishimiye wavuze ko itegeko shinga ry'u Burundi rigomba kuvugururwa, hakongeramwo ko n'umugore wa perezida azajya agira uruhare. Umugore iki gihugu ntagiye kukiyobora ku mugaragaro. Neveriyo ndi kuriyo kwenda prime niyo ngabo kwenda sinuka kureto kurongiyo. Umugore wa Ndayishimiye ajya kuba first lady, agiye kuba first lady ayobora n'ubundi agiye ko oya ashaka presidente. Buriya sinzi niba neva ari gushaka kubigorofanya ngo amugire minisitiri w'intebe. Erega buriya urumva biri gushya bishyira he? Urumva biri gushya bishyira he? Agashaka kuva ku buyobozi akiyamamaza umugore se? Ovasha arewe ntago byakunda ibyo byo. Uriya uzi aho byakunda? Ese byagenda utereka neva apfuye. Ureka napfuye hari abamusimbura. Ariko ibi ngibi ni amayeri. Amayeri y'Abanyafurika urayazi. Abanyafurika dusigaye tuzi ubwenge.
gusa bwana Vizi reka nkubwire ibintu yabivuzeho ariko abantu benshi bamuteye utwatsi aravatera ariko se uza hano yashingiye se yashingiye yashatse kwigana u Rwanda ura madamu Jeannette Kagame umugore wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda ura niwe muntu ahanini ariko arakabikora afite n'impamvu zo kubikora afite imiryango myinshi ayoboye ikindi cya kabiri ayoboye ariko ntabwo muri leta abarizwamo ntajyajyamo nta nubwo agiye abashaka no kumenya uko byifashe usibye kuza agashima ngo wenda ngo perezida Paul Kagame yakoze ibi akaza agateraho kometi no kumuherekeza kuko ni umugore we ariko gusa ibyo kuvuga ngo agiye kuba ngo minisitiri ngo agiye kuba ngo ntuze runaka cyangwa afata indi tayito muri leta reka ntabwo nubwo n'itegeko nshinga ry'u Rwanda ubanza ibyo bintu birimo ariko mu Burundi ho reka ariko ubundi se amategeko sakirwaho n'abantu buriya umugore ndayishimiye buriya yagira umva rero umugabo wanjye mwiza kugira ngo ibintu bigende neza ati fata n'akabizo ko kwitama ariko jana nawe uratwenza kweri buriya amategeko y'abantu nibo bayashyiraho rero tuyandike uretse byemezwa gute ko bibanza guca mu nzira nyinshi bwana Fisi uriya mugore ko yica agakiza uriya mugore yica ariko yica agakiza yica abandi reka nkubwize ukuri bwana Fisi urumva ibi byabaye nk'icyifuzo ariko ntabwo byashyizwe mu bikorwa nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye yabonye yuko imbaraga ze zonyine zidahagije arubati kugira ngo mbone uburyo kica ku cyuho abantu bose bandwanya ngomba kwinjizamo madamu ku buryo ninza nimba ntahari azajya nkorera inshingano birabagora ariko noneho ndakurahiye umva ko niba biramuka babyemeye igihugu cy'u Burundi kirazamwe imyivumbagatanye idasanzwe uyu mugore wa Neva rero bivugwa ko azi ubwenge buhagije haba kuroga haba gufasha Neva haba kuzana igitoro cyinshi gihagije haba gutuma abaturage bicwa n'inzara n'uwa mbere so mu kwita ku bibazo by'umugabo we n'umuryango we arabishoboye so Neva rero yavuze ati nta kuntu nakita ku muryango ngo nite no ku buyobozi madame atari kumfasha uriya mugore wa Neva yaba umunyagitugu mwiza si byose none se ntabwo wabibonye ko abayobozi adashaka bahise birukanwa mu ijoro rimwe gusa n'ubundi ntabwo twabura kuvuga erega ngo arayoboye ntitwabura kubivuga ahubwo Neva arashaka kumuha ububasha nyine buhagije bwo kuba yakora n'igikorwa runaka adahari wenda ibyo tutabitinzeho tubibutse yuko Neva ibyo ari kubivuga ahari kubivugira hose ewana ngo bomboni nizo ziri gukora ari mu mwuka ari gushaka kuragerega ngo asigire igihugu madamu uyu mugabo si ibyo nkubwira se ibyo nkubwira arashaka kukiraga akasiga kiraza umugore we umugore agasigara ayoboye gusa twihuse cyane tubibutse neza ko uwitwa bwana Reverend Kuriyo ari we muntu ahanini ukomeje gutera ikibazo Burundi uyu mugabo waba mufite amakuru bwana Fisi ko numvise ko ashobora kuba ari uri kugenda akoresha abantu ba hafi ba Neva agenda bica mu mutwe ukuntu kugira ngo igihugu azagifate ariko bitagaragara yuko ari we washyizemo ukuboko kunini erega cyane rwose uyu mugabo ngo ni umunyamayeri cyane agomba kwegera bari abandi bagenzi bakabwira ati dore uyu mugabo arimo araturya muri ubu buryo wowe uzungukira aha nibigenda gutya nanjye nungukira aha ibintu bigenda gutya umuturage bibone gutya byose ibyo nibyo agenda planninga byo ntago ari ukubeshya ukore kokore asubo ubona bizakunda bizamuhira gusa nyine nta kidashoboka niko bavuga kandi burya uwatsinzwe yagerageje aruta uwatsinzwe atagerageje uwatsinzwe yagerageje aruta uwatsinzwe atagerageje ngayo ngukorero uko byifashe i Burundi reka twerekeze kure mu 23 tugaruke kure mu 23 ariko n'ubundi bifite naho bihuriye n'abarundi mwabantu abarundi bari kuzira iki oya reka mbanze mvuge kure mu 23 bayimereye nabi mwana 23 bisa naho uko noneho biri kugaragara ubu iri gutsindwa pe hagaruka avuga ko ari ugutsindwa none se ko bakoze reprise strategique twavuga ko ari ugutsindwa gute ntabwo batsinzwe muri Warikare oya Warikare wo buharetse tubanze tuvuge kivuga amajye oya nyine banza wumve hose ne mu 23 muri Warikare ugenda uje naho ngaho hano muri Poezero
ugenda hariya mu bice bya za Fizi rega buriya bose ni ngiye mbafata bamwe kuko ntabwo M23 yajya kurwanya twirwaneho na twirwaneho ntiyarwanye mu 23 hariya hose barafatanya M23 irindimutse egare twirwaneho kurindimuka cyane twirwaneho nayo iramutse irindimutse egare M23 gucika intege. Oya ntabwo yacika intege ko hari icyagabanuka nyine wenda motivation yaba nke. Oya hari naho ishyira imbaraga mu kurinda abaturage twirwaneho nese mu 23 aho ngaho nimba izi ko twirwaneye hari urumva itazafata indi task yo kuhajya ukuvuga ngo twirwaneho nayo hari izindi imbaraga ifite zikomeye cyane rwose. Nanone rero M23 biri kuvugwa yuko ibi byose byo gutsindwa cyane no kwataka cyane bikomeye cyane ibintu biri kubera hano muri Warikare mu gace bita ngo ni Upinga n'agace bita Pinga Peti na Katobi na za Bihende izo ngizo. Utwo duce twose mwabantu iminsi igize 3 tuberamo imirwano, iminsi igeze 3 iberamo imirwano ariko M23 itari gutsimbura. Uyu munsi wa none nimba abanyekinshasa cyangwa se oya no kuvuga ababirigi n'iki cyose none nabo bakoresheje amadrone ari kurasa kuri M23 biri ku rwego rwo hejuru bigatuma M23 na cyakindi tatekerezaga ko kibaye na handi yavugaga ngo hano niho hanyuma niho ibanga ryacu riri igasanga harasenyutse. Mu buhe buryo rero ibirindiro bitatu byose bigera ku 3 cyangwa 4 byose byatatswe mu buryo bumwe kandi hose nta na hamwe M23 iri kugira gute iri gushobora kudefendinga cyangwa se ngo ubone yuko isubije inyuma ibyo bitero mu buryo bugaragara. Aha ngaro hatangiye kwibazwa M23 ifitemo abagambanyi muri yo bikavuga yuko ngo Kinshasa yaba yashuremo akayabo k'amadolari ahagije nkuko nayo ibikora ikinjira abawazarendo ikinjira n'iki yo ikavuga ati twebwe reka dushyireho amafaranga afatika cyane dore ko banayafite noneho turebe ko tutamenya amabanga yabo ndetse n'ubwirinzi bwabo nuko bahagaze byose ndetse nanone hakongera hakibazwa hati hakibazwa gute birancatse bikongera bikibazwa ngo ese kuki gisirikare cya FARDC noneho kiri kwaguka cyane abasirikare ba FARDC bari kwaguka bro bari kuba benshi ariko uzimpamvu kandi imbaraga ziri kwiyongera none se abasirikare ba FARDC babuzwa n'iki kuba benshi kandi bari hamwe na wazarendo ikindi cya kabiri Kinshasa iki deployinga mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi none se reba ikino gihugu cya Kongo ubwabo babarirwa kuba bafite abasirikare barenga hafi 150 na ibaza ibyo bihumbi mu gihe M23 mu makuru nyifiteho imaze kugwiza abasirikare bangana n'ibihumbi 52 amakuru dufite nuko aba basirikare M23 ifite bashobora kuba baruta abari kurwana ba FARDC utabariyemo abazarendo ndetse n'abarundi. M23 ibarusha abasirikare bafite n'imyitozo ihagije ahubwo M23 ikintu gihari ni kimwe impamvu nakubwira ko M23 itari gutsindwa ahubwo ikintu M23 iri gukora irecyari kubanza kurwana n'urugamba rwa diplomasi sinzi niba uri kubibona. M23 iri kubanza kurwana n'urugamba rwa diplomasi ikindi igomba kubanza gutanga proof zifatika kiri kugabwaho ibitero hanyuma y'ibyo ngibyo bakaza gufata imyanzuro ya myanzuro ntakuka ngira ngo warabibonye impamvu M23 agiye gufata Uvira narakubwiye M23 ntago ijya gufata ibice nta mpamvu yijyanye ikindi itamenyesheje amahanga n'ubu tuvugana rero bari gucreate impamvu ni nko kwa kundi umuntu ajya gutara umujinya kwa kundi wenda ibyo bikunda gukora umugore n'umugabo bubatse urumva aho umugabo wenda nk'umugore bamaze imisi batameranye neza akavata uyu mugore rero sinapfa kugenda ukungu kuvira mupango ngo ngene mite mubwira ibintu ndi gutekereza nona akavatereka mbanze nge gutara impamvu akajya kunywa icupa agataha yasinze akamutonganya mubwira bya bindi ariko abifite ku mutima we yari yabanje kugira gute kubitegura umugore akajya avuga ngo nayi inzoga ariko icyo yumva akacyumva ku buryo ki niba ari ibikosa yakoraga atazongera kubikora kubera iki umugabo yabimubwiye ariko abimubwira yasinze umugore agira ngo yasinze kumba umugabo yari yabiteguye avuga ati sishaka kwisenyera reka mbimubwire nasinze araza kubyita y'ubusinzi ariko nubundi araza kugira ibyo akuramo na M23 rero niko bimeze avuga ati sinitaye ko bari bunkubise bari bundase
bakansubiza inyuma, reka mbe mbyihore mbanze nta n'impamvu ifatika nzerekana, hanyuma mbone kwinjira urugamba mu buryo bweruye. Ubu nibwo buryo rero M23 iri gukoresha, byarimba igakora report strategique igasubiraho inyuma. Ubu rero ndababwiza ukuri ko ikintu gisigaye n'ubu n'itangazo rya AFC riri kuvuga ko Kinshasa ikomeje kubagabaho ibitero bikomeye birimo drone na Sukhoi 25. Ewana tuzagaruka hano kuri kamera tubabwira yuko ibice by'ishe M23 bifashe izi drone zatatse hano kuri M23 ndetse zerekejwe n'abasirikare hano muri Walikale. Drone zarashe ku rwego ruri hejuru, noneho no mu kurasa wumva ukuntu aba bantu ari n'abagome bakubitiraga hamwe n'abaturage cyane. Mwana abaturage bavuze ati rero intambara turi kubona igiye gututumba aha si yo kuri ino si, ahubwo ni ya indi ya kabiri ubanza y'isi yose ikaba cyangwa ikaba igiye kuba iya gatatu. Iyi ntambara rero ibi bintu bikagenda bihuzwa n'isubira inyuma ryatwirwaneho hariya, ndetse nanone bikongera bikahuzwa n'ibitendo biri kubera ahangaha muri bino bice bya za Fizi nahe hose na hano muri Uvira, ko M23 yasubiye inyuma. Byose bakabihuza, abakurikirana hafi cyane na hafi baba turiho intambwe nyinshi cyane imbere, bagasanga M23 irimo iragenda icika intege cyane. Ariko nabwo bigizwemo n'iki uruhare, biri kuvugwa yuko ngo aba bacancuro bose bagiye baza ndetse n'ibihugu bindi byagiye biza ari byo urumva. Yego ubizi ni wazarendo ntazi arakuvuze sha oya nta ari umuzarendo, wowe n'umusirikare w'umurundi wowe n'umusirikare w'umurundi uvuze tekura muginga tubagiye tubasanga bari kutuvugaho cyashana Neva. Ose wanari Neva wikanguye wanavuye muri koma, wasanga avuze ati Fispi buri agiye kure inkuru y'indimburi. Uze ngo niwe wenyine si uwo ngo bavuze avuze b'abanyamakuru nawe kandi urimo kandi gukorera abanyamakuru ntibanyishemwo kabyana. Rero mu by'ukuri ahangaha ugasanga nimba aba bacancuro bari kuza bafite ubuhanga buhambaye, bafite ubwenge, bari gukubitiraho n'igihugu cy'Ububirigi nacyo kiri kohereza inkunga mu bya gisirikari n'intwaro bihambaye cyane. Ugasanga Uburundi nabwo bumeze nabi, ugasanga Wazarendo zimeze nabi, ugasanga he hose nuko ugasanga M23 rero bisa naho ariyo yonyine gusa nta bandi bantu bari kuyifasha ku buryo bugaragara. Hanyuma mu bundi buryo urumva tugarutse gato ku ruhande rwa M23 umaze kuvuga ibikorwa FARDC iri gukora, ndakureka reka nanjye ngaruke ku bikorwa M23 iri gukora. Sumva ko uyu munsi yabaye cyitwara pro strategique, hakaba habaye gukubitwa ku munsi mubi kwa M23. Chape aho bivuze neza no kuri uyu munsi wabagendekeye nabi cyane, ariko by'umwihariko mo hariya muri za Walikale byanatangajwe ahantu heshi mbibona nkajya nicecekera nanga kubikomatingaho cyane. Gusa amakuru mbazane breaking news, mumenye neza ko M23 yamaze kugira gutega gukusanya ibimenyetso. Amasaha make mbahaye na amasaha 48 cyakora cyo icyo kintu hagati ya 48 na 76 ubona iri kugira gute bari gutara impamvu nabisobanuye. Ahangaha rero kambanze nkuyere breaking news, urabona ko M23 bayatatse mu bice bya za Runingana muri Plaine de Ruzizi, ariko bibagiye kujya kwataka yitwa Kingwengwe. Uribuka neza ko ari abasize y'abasirikare ndetse basigaye n'ibitwaro binini cyane bya M23. Ahangaha birengagije yuko basigayemo hagati nk'akarwa kari mu mazi. Buriya karakarwa kari mu mazi, amazi aramutse yicubije 1 2 3 4 5 yahita karimbura. Nobango n'ubundi ntawo guhungira bafite, kubera ko n'ubundi baracyari mu bice by'intare, cyabara cyari mu izenga ry'intare, kandi intare gihiri bukangukiriraza kugira gute kubacoshomera. Sasa rero ikintu mugiye kwitega ni ikintu kimwe, mwitege neza ko M23 bushobora kuza gucya byahindutse. Hari n'abagenerali bageze kuri 3 numvise bashobora kuba bamaze kuvuga, nta makuru y'ubutasi nkuru y'ahantu bavuze ko bagiye kuza kwiyoborera urugamba, kandi ko bari buve hariya barahagikisha ko Uvira igomba kugira gute gufatwa. Uribuka Makenga avuga ngo ngiye ni Nyiragongo ni Sake, ni Nyiragongo agati ya Nyiragongo na Sake munyihanganire sima ndi kubyibuka neza, avuga ati ndahaje ngiye guhagikisha ko Goma igira gute ifatwa.
kuhagikisha kuhagikisha nukugira gute nko kuvuga ngo agiye no kuvuga ngo agiye kuguma yongerera muri abasirikare agiye kuhaguma paka arahava ruko ngo mifashwe n'ubu tuvugana rero harabaje ngo bageze kuri bane harimo ni batatu Bernard Byamungu General Bernard Byamungu uyu ni umukomandazi w'ubugamba mubi cyane iyo bikunze ajya no kuri front line akanarasana n'abazarendo urumva hagiye kuza uwitwa General Baudouin Ngaruye urumva hagiye no kuza uwitwa Gaceri abakomandazi uko ari batatu ndamuzi cyane uriya warindwa mubi oya mubi cyane buriya ngo ni Baudouin niwo muntu ubundi kukomandinga ngo rugamba yungiriza uwitwa Makenga noneho yo havuye habo bose bari abandi bose banganya ubushobozi gusa uwitwa Gaceri papa uriya ajya mu masasu nicyo mukundira ajya imbere mu gihe n'abandi nabo bakomandinga urugamba icyonzi cyo nuko abasirikare baba bari ku rugamba kuri front line barabatinya barabumvira cyane ndetse niyo bari kumwe nabo babumva bari kumwe n'intare nkuru ni nko kuvuga ngo Makenga yaje ku rugamba ngo murutsinzwe guteriko kireka mutaratojwe ahangaha rero abangaba bose bakaba biri kuvuga yuko bagiye kuzanwa he Sud Kivu ubu nta kintu uri kumvamo fisi urumva nyine nta kintu uri kumvamo ni urupfu ku ngabo z'abarundi ese ubu urumva neva atakiri mu bibazo ubu ngubu tuvugana ikintu gitumye Gisekedi nawe ahaguruka mu gihugu cye akavuga ati ngiye mu mahanga ngiye kuzenguruka Afurika nzenguruka Uburayi paka mbonye umfasha yaravuze ati nta kwizera Amerika koko reka ubwiza ukore kw'Imana iki kiganiro we mutwihanganire bavandimwe mu gitondo ndaje turabazanira ikiganiro cy'abasirikare ba Amerika buriya nabonye inkuru iransetsa ari umuntu nabonye yabikoze ni umurundi abatereko kambabwire ati yaba Kisekedi yaba Neva ati mbona ari bamwe ati bose ni kukevide ati nubwo bavuga nk'emvetura ngo ni kukevide ati oya pe noneho bareho ni kukevide yadaje ariko urareba ukabona Trump yaguhereza abasirikare baza gupfa fira umukongomani nkande ariko reka se ukoze ibibazo biragwira bwana bapfiriye umukongomani nkande igihugu abantu babi cyane yavuze reka Amerika bayibona ute ngiye barambwire uriya Trump mubona uteho ubona yaza gupfira umwirabura muri Amerika ariko nabaza atekereza nubwo yakuyeho visa ku bihugu byinshi ariko uzarebe yibanze muri Afurika cyane yahibye asanga abakongomane babaze kuba benshi noneho abarundi bo yewe gamana nyagazari so reka wenda ntidutinde kuri iyo nkuru n'amasaha yatugendanye cyane rero reka nuko bimeze harandi makuru ufite ngo tebagezeho banyuma tubone gusoza cyane rwose hano Ububirigi murabizi ko bukataje cyane ati Kongo igomba kuba igihugu cyacu cya kabiri banafitemo agahugu kabo kawarikare nuko rero cyangwa hariya tugashingamo ikindi gihugu bavuze ati ariko ubundi tuzashinga iki gihugu cyacu niye mu 23 iri hano babateye ubwo baravuga ati rero mwabahungu mwe byanga bikunda mufungura icyo kibuga cy'indege vuba cyagoma tugikoreshe niko bimeze tugikoreshe ibyo byavuze ngababirigi abimheruka Bufaransa n'ababirigi rwose hako so Ububirigi nabwo bwabigiyemo ari bumva byafungure vuba gikoreshwe kwibaza uburyo bo bari bugikoreshe kandi bahangana ne mu 23 indege ziri buhaje zihagwa sinzi ari iki mbega ni danje ati munaramuka mutagikoresha turabashyiraho kuzimu k'umuriro utarigeze ubaho ya 23 karibu ni muzi umuriro wanyu turawiteguye dufite ibyo kuwuzimisha ariko ibibazo biragwira aba babirigi ubundi biyumva nk'iki ababirigi ariko rero n'ababirigi nyine dufite amakuru menshi cyane turagaruka kuri Amerika n'ababirigi aba bigize abakorone ku ngufu reka tuze turebera hamwe impamvu ko Kongo igiye kuba isibaniro ry'ibihugu nanone twihuta cyane poezero batwirwaneho nyuma yuko aka gaciro bagasubijwe inyuma n'ubundi ingabo z'u Burundi zakomeje kubataka naho bari na n'ubu gusa aho bari ntago barahava ahubwo ho niho biri kugaragara ko ahubwo noneho bafite imbaraga zirenze kurenza aho bari ibintu rero ntago byoroshya no ku ngabo zatwirwaneho abarundi bari guturuka hepfo bagasanga twirwaneho irahari bagaturuka ruguru bagasanga naho irahari twirwane hariko n'ubundi ntago bicyoroye ariko kugira ngo babasubize inyuma biracyari intambara
biracyari intambara ndetse kandi n'izi drone nazo bari guhangana nazo ku rwego ruri hejuru nazo ntago zatuje ndetse Pacifique i drone ndi kubona uyu munsi wa none ariyo zabaye igikoresho mu ntambara nyamukuru cyo kurwana nayo mu 23 kuko ahantu henshi bahatakishije amadrone menshi cyane. Impamvu batakishije drone bwo we ntago uri kuyumva henshi cyane ariko impamvu nuko bazi ko neze M23 iri mu bibazo. M23 iri mu bibazo. Amakuru turayasesengura mu kanya gatoya mu masaha mu gitondo tubyutse. Yes, ngaho rero reka tubifurize kugira umugoroba mwiza ndetse no kunogerwa no kuruhuka kubavuye ku kazi ndetse hari n'abakagiyemo nk'abaganga. Imana ikomeze kugibafasha cyane. Abantu bose bari no muri leta zunze ubumwe za Amerika muri za diaspora nako tuba duhuje amasaha bashobora kubabwira ushobora no kuvanga igitondo cyiza. Umugoroba mwiza gicamusi cyiza. Kwibanda ku bari hano mu Rwanda cyane ariko njya mbona abanyamerika basigaye badukurikira cyane. Oya ubwo nsigaye mbona ari nabo benshi aba diaspora. Umugoroba mwiza arya ni igitondo cyiza n'umugoroba mwiza barabyuka nka saa 5 ubwo barahitamo kimwe ubu bari nijoro ubwo niba byuka mu gitondo bumve ko twabwenge sinzi turagenekerereje ijoro ryiza. Hanyuma rero Imana ibarinde ari nako tukomeza kubifuriza nyine kugubwa neza cyane mu byo mukora byose. Imana ikomeze kugenda ibigeramo. Ni Top Kivu News twari twabazaniye amakuru y'umugoroba. Mukomeze kubana natwe amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.